Ndumwe muri bari abagore uzi gufata agaciro k'umuntu ukajya kugacuruza ku mbuga nkoranyambaga. Ukimara kubona zira video uri muri bari abagore bafashwe amavideo na Balthazar, ukaba wararyamanye na Balthazar, ukisanga video zawe zagiye hanze, ufite umuryango, ni iki kintu wumva wakora muri kano kanya nyuma yo kwisanga uri ku karubanda abantu bari kwenjenga amashusho yawe y'urukoza soni niko navuga? Kuryamana wenda byo nta kibazo, twaba twabyumvika. Yewe niyo video kwifata twabyumvikanye nta kibazo. Nge sinzi kabisa ukuntu nabikubwira, nabibonye numva ubwoba burananyishe, kuko iyo uri muri kiriya gikorwa ubwenge buba bwagiye kukubwira ngo reka ngufate video, uba wumva ari show ya danger. Birasanzwe ko umuntu yaryamana n'abantu bagera kuri 200 bose, ubundi nta foto nta cyabaye. ubu nawe wararyamanye n'abagabo bagera kuri 200. Ntabwo nabivuze ariko byaba byaranabaye. Oya, ntago bishoboka warasaze. None ko ntafite izo video zabo mbikwemereye wabyemezwa n'iki kandi nta video zabo mfite? Nuko utasaze kandi avuga ngo iyo zirenze 100 umukobwa arasara. Barabeshya rero ahubwo arabyibuha. Yego, niyo mpamvu babyibushye. Slim Jesus. Yes, reka nongeye mbahereza ikaze bakunze bacu, nanjye mbasaba mbifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Umunsi ngarukanye no bita Miminyamimingwa ikaze. Murakoze. Umeze neza? Meze neza. Kuje wikarumye cyane kandi sibyo byiza. Ibyo byiza. Iyo nje nisanzuye mu nyito umusazi. Nakwikaruma nabyo bikabanga. Nabyo bikaba ikibazo. Umuntu azabafashe iki kweri? Uzabafashe uzajya nyine umera uko bashaka. Mimi, wabonye video za Balthazar? Shano niyo kabisa. Ariko biranani birenze man. Wenda ikosa nuko byagiye ahagaragara. Ko nta bidanje. Nge nabonye nta nibidanje. Yego. Ukimara kubona zira video zuriya mugabo, wumvisha umeze ute? Nabonye ari umusirimu ku rundi rwego tu. Ni umusirimu gute kandi? Umuntu ufata video zingana kuriya n'abantu bangana kuriya ntago wapfa kubikora uri aho ngaho uri umuntu uri fake nyine. Ni umusirimu. Karano wigeze ujya bakagusaba gufata video se? Oya. Ngiye ntabwo urwo rwego ndarugeraho, ndacyari hasi cyane. Urwego rw'amavideo ntabwo ndarugeraho. Ese uri kureba zadumisha umuntu nka Balthazar utamukeneye mu buzima bwawe, akaba umugabo nk'uyu nguyu ushobora no kujya ku ruhande akiyiranje. Wenda ngiye ntabwo namukenera kuko ngiye ndafuha. Urumva agiye ahandi byaba ikibazo gikomeye. Ariko ngiye nabonye ni ibintu bisanzwe nyine kuba yasambana n'abantu bangana kuriya. None se ubu birasanzwe ko umuntu yaryamana n'abantu bagera kuri 200 bose batandukanye. None se ubureka nkubwire, uretse kutajya hanze ngo uvuge ukuri, wowe ubwawe umaze kuryamana n'abanga 100 ntiriruzura. Nta numwe. Ntabwo nyine wabyemera. Biriya ni ibintu bibera mu cyumba nta muntu uhari. N'undi mpamvu abyemera nuko afite amavideo yabyo. Ubundi nta foto nta cyabaye. Ubwo rero si uko biba bitakozwe. Ubuse birashoboka ko aka kanya waba umaje kuryama n'abantu bagera kuri abo ngabo bajya kuri 200. Kukubwira ko nta muntu ujya abyemera. Ubu nawe waba wararyamanye n'abagabo bagera kuri 200. Ntabwo nabivuze ariko byaba byaranabaye. Oya, ntabwo bishoboka. Nabanje nkubwira ngo nta foto nta cyabaye. Wowe bishoboka warasaze. None ko ntafite izo video zabo mbikwemereye wabyemezwa n'iki kandi nta video zabo mfite? Nuko utasaze kandi avuga ngo iyo zirenze 100 umukobwa arasara. Barabeshya rero ahubwo arabyibuha. Yego, niyo mpamvu babyibushye. Neze kusetse ubwo mba njyana byibuha ubibona ugahatangira kwibaza ngo iki. Nese ko ntari ikirayi ngo nteye mu ifumbire, urumva iyo fumbire yindi yava ahita avuye aho ngaho. Ko nabonye Jackie yigeze kuvuga ngo nawe yarazirengeje, ariko Jackie mbona atabyibushye. Ubu biterwa n'uburyo akoreshamo. Cyangwa se akababona izishonje. N'ibisemburi bitandukanye. Ariko rwose cyokoza. Cyangwa se mu kimwe nkaba nakubaza ngo mbere y'uko umubona atabyibushye waba umuzi mbere yo kuzirenza? Simbizi. Rero niba utamuzi imbere ushobora gusanga ubu uko angana uko yarabyibushye. Wowe utaruzuza 100 ari umeze ute? Urumva nari inanutse. Ngo uzararenza. Ko zigenda zirenga nyine ugenda wiyongera byibuhamo nyine urumva
uba wavanze ifumbire y'imvaruganda n'imborera byose wateranyije. wateranyije. Okay. Wumvishe ubuhamya bw'abagore bagiye baryamana n'uriya mugabo? Ntabwumvise. Ni buhe wumvishe ukumva buragutangaje mu wumvishe? Njyewe wenda ubwo numvise bukantangaza ni nk'uriya mugore wifashe akavuga ngo yajyanye ngo na mugenzi we ngo yumviye ngo yari amaze iminsi ngo ashwanye n'umukunzi we warangije ngo abimukoreye neza ngo ajya no kuzana mugenzi we. Njyewe ubuhamya bw'uwo nakunze n'ubwuriya wishakiraga kwishyura keredi za banki. Buriya we bikoraga ruzungu rwose kuko yari ari mu nyungu. Byari bikwiye? Birabyo byari bikwiye. Ngo nawe uri medeni umuntu ahubwo riranyishe. ubwo ni ukuri kw'Imana umuntu ufite gahunda kabisa rwose uze kumusigira akanimero inbox akunyureho. Ibyo ntabwo bikemewe. akunyureho aranyura hasa nyine Baltazar ntabwo uri bitange. Biraterwa n'ikintu ayishakira. Ariko nyirago natanga ashaka kunyishurira ideni se byaterwa n'uburyo nka Baltazar. Yego. Akajya gukoraho gake yishyura ideni. Byari ubucuruzi bw'abantu ntabwo byemewe. Njye njye ubyisabira. Wariho byisabira se urumva ari byo nyine? Kandi ari byo cyane. Oya ntabwo ari byo. Sha wabyihoreye. Ni icyaha. Usajya nzabura ideni kubera nzabura ijuru kubera ideni ry'umuntu. Ahubwo se wari waragiye we ko wari warabuze. Sha maze iminsi ndwaye mwana. Maze iminsi ndwaye. Kwanza munabana nabi. Bande nawe. Aha. Iyo ndwara nkamara ibyumweru bigera muri 3. Aha. Ntunamumagane ngumbwira ati meme umeze gute. Aha. Warangiza ukambona unshinyagurira ngo narabyibushye. Meme umeze gute. Ubu abakunzi bawe barebye kuri kamera uko nanganaga barakuzi nuko ngana ubu. Ubu ndabyibushye siri cyangwa uri guca ku ruhande ngo utampe imbuto zo kunyondora. Waje wambaye neza nicyo kintu nakubwira. Shanda rwaye ndi guhisha amagufatu. Ubona ko no mu gatuza nazamuye ngo hatagira ubona n'igufa na rimwe. Hari umuntu w'ukone wambaye gutya akavuga ati ndifuza ko uyu mukobwa azagumya rwaye bitewe n'ukuntu wiyambikaga. Shauri umugome. None se reka nkubwire wowe warazaga ukajya imbere ya kamera wambaye hafi kwambara ubusa bwose. Ariko ubu ukuntu wambaye nibyo bibereye umukobwa. Reka ubundi ubwo nari ikisi. Sinzi icyo haruri iki. Sobanura ikinyarwanda neza untuke nkucira amande kuri kamera birangira. Niba waruzi ko nambaraga nabi. Kutagiye ngo ujye mu isoko ungurira umwenda umbwira uti mimi nshaka kuzajya wambara kuri uru rugero. Kandi warakundaga ibigufi biboro bigaragaza amaboko ibiki byose. Agafone wagira bakugura agafone gashya dore nibisaza. Yore narwese shagire kakunsebya. Yes, nindi kukubwira nkuko abibonye wabonye ko benshi muri bo yarabafataga bakaryamana akabafata ama video yabo agiye atandukanye. Wowe muri kano kanya uri muri bari abagore bafashwe ama video na Baltazar. Ukaba wararyamanye na Baltazar ukisanga video zawe zagiye hanze ufite umuryango. Ni iki kintu wumva wakora muri kano kanya nyuma yo kwisanga uri ku karubanda abantu bari kwenjenga amashusho yawe y'urukoza soni niko navuga? Ngereka nkubwire. Kuryamana wenda byo nta kibazo twaba twabyumvika. Yewe niyo video kwifata twabyumvikanye nta kibazo. Ariko ari nkanjye byabayeho muri aka kanya ndumwe muri bari abagore. Nakora ibishoboka byose. Hagenda nkamusanga kuri gereza. Hakoresha buryo ki byaha mbyongera. Agafungwa byabana ngombwa avuga agakatirwa kwicwa. Uzi gufata agaciro k'umuntu. Ukajya kugacuruza ku mbuga nkoranyambaga yerere buriya reka nkubwire. Hari n'igihe usanga abo ngabo warirwa guseka n'abakina porno. Ngiye nabonye meze nka porno. Uko nabibonye. Nabonye yewe n'abantu ba porno bayana bivyemeye. Ariko uri umugore w'umugabo uri umuntu wiyubashye. Noneho ufite mana nge sinzi kabisa ukuntu nabikubwira. Warangiza ugafata ubwambure bw'umugore wiyubashye. Ufite abana wabyaye none haba harimo n'abandi no muri secondaire bakuru bazi no kurebye byose. Ujye kwiri gucuruza ubuzima bw'umuntu ku mbuga nkoranyambaga nta n'igiceri cy'ijana ari kwinjiza uretse gusuzugurwa gusa. None se ubwenge bw'abari abagore ubona byari bikwiye ko umuntu w'umugore umuntu w'umama ashaka kugenda agacinya mu mugabo kuko bivuga ko bose bazari ngo zifashije? Erega reka nkubwire. Biriya bintu ngiye nirinze kubitekerezaho cyane kuko ubu tuvugana n'umutwe uri kundya pe.
nabibonye numva ubwoba burananyishe niba biriya bintu biba mu bagore bifashisha wibaze rubanda rugufi uko bo bapfuye iyicarubozo rubanda rugufi se baritazari yabageraho ni ubwo hari abandi babaritazari rega buriya baritazari wagaragaye n'uriya ariko ushobora gusanga hari n'abandi babaritazari babiri inyuma nabo batoya babikora nk'ibyo ngibyo ko mu Rwanda ntabwo birahagera icyo cyiza none se ntabwo uzi abakora ngo niba ngo ni sex online bakaguhamagara ngo ukifata video nabyo yashatse abishyira hanze sibyo niyo mpamvu rero ikintu giteye ubwoba nuko abari kubikora ari abantu biyubashye kandi ikindi gucana inyuma nta birenze aho kuko iyo uri muri kiriya gikorwa ubwenge buba bwagiye kukubwira ngo reka ngufate video uba wumva ari show ya danje ariko baritazari nawe yakoze ibintu by'ububwa cyane cyane ukuri ko Imana n'umugabo w'imbwa nawe biriya bintu ntago yarakwiye kubikora cyo tuvugisha ukuri wasanga wenda yagiraga ngo Mana uri umugore wa Baritazari yakwishakiye ukajya kubona ukabona biriya bintu biri hari zira rizati n'ibiki wabivugaho iki ni ikihe kintu wakora ngiye nahita ngurisha imitungo mfite nkahunga igihugu nkajya gutura mu kindi yego ukuri pe aho byibura batazanabimenya ko ndi umugore we nkafonda ubuzima bushyashya kandi n'ubundi waba uhavuye wahita utwara n'abana bawe ariko nabajyana abana banjye nkahunga nkajya ahandi hantu ku buryo nta muntu uzamenya ko ndi umugore wa Baritazari yoka tabwa ku rusenge umugabo w'imbwa cyane ukuri ni umugabo w'imbwa pe ni umugabo ugaragara ko afite amafaranga wishoboye ariko uremputi mu mutwe ikigoryi umuntu muzima yigaragaza kuriya ni ibintu bikomeye cyane mu minsi yashize twagize gutya iyo twahuye tuba tugomba no kugenda tugaruka ku bintu byagiye bihita tubona nyampinga wacu yatawe muri yombi azira kunywa agasembuye ariko rero biriya bintu reka nkubwire muri biriya bintu kuba yanywa agasembuye nta birenze wenda ikosa yakoze ni uko yatwaye yakanyweye ko na muheto yanyweye inzoga yatwaye yasinze kuba yaratwaye yasinze n'iryo kosa yakoze ariko kunywa inzoga nta kosa yakoze kuko nta ruganda rwenga inzoga agira azigura kuko yazinyweye kuko zemewe mu gihugu kunywebwa umuntu w'umukobwa asabira akwiriye ko yanywa inzoga kugeza ku rwego rwaho ugiye usinda nyine kugera bakaguta muri yombi nyine ibintu nk'ibyo wari wafata icupa ugasanga hari ahanditseho ngo umugabo niwe wemerewe kurinywa ni ikinyobwa niyo bamamaza bavuga ko ari ikinyobwa ariko umuntu w'umukobwa ku muntu w'umukobwa ntabwo byibashye ariko umuntu w'umukobwa iki cyangwa nuko ari nyampinga oya reka nkubwire ikibazo nuko ari umukobwa cyangwa ikibazo nuko yabaye nyampinga oya nuko ari umukobwa akabana ari na nyampinga kandi nanone ntabwo ari byiza ko umuntu w'umukobwa kwanza kunywa inzoga nyampinga bikwambura uburenganzira bwawe bw'ibyishimo byawe wenda kunywa inzoga kwe nibyo byishimo bye ese ubundi kuki mutamusanze ngo mumuganirize mubaze impamvu yaba yanyweye izo nzoga akaba yarengeje doze mushatse kumbwira ko ari ubwa mbere yari azinyweye ntabwo ari ubwa mbere yari afashwe ahubwo ni ubwa kabiri yari afashwe yasinze rero buriya hari impamvu yazinyweye yarasinda ushobora gusanga hari ikibazo yahuye nacyo kimwemerera kuba yazinywa akarengera kuko ntabwo mpamya ko atari kwiga kunywa inzoga ntabwo ari kubyiga ariko ugasanga abantu basaze bisereranze ngo ntabwo ngo bikwiye ngibaze ngo Miss w'u Rwanda ni Miss w'u Rwanda nyine kandi agomba kuzinywa niba ba Miss batemerewe kunywa inzoga bafungirane mu nzu yabo yabonye naho batemerewe no gusohoka mujye mubacishiriza ibiryo mu idirishya kuko ba Miss ni abakobwa nk'abandi uretse iryo zina Miss bongeraho ariko gusambana abagomba gusambana gusinda agasinda Miss ntabwo agomba gusambana menyerega kato none se aracyari Miss yabaye we ari ku busa ari mu buzima busanzwe mujye mureka abantu bidagadure none se umubiri uzamurya ese reka nkubaze aribwa n'umubiri nyine ntabwo wemerewe gukundana se ariko yanywa agafanta nanywa inzoga kubera se yanywa agafanta nanywa inzoga narakubwiye ngo abapasiteri ari mu rusengero n'undi rero abamisi kuko yambaye iryo kamba muri iyo video y'ubumisi bwe hanze aba ari umukobwa usanzwe ku buryo wamujya imbere wowe none se utahamujya ahubwo reka nkubaze ku buryo umuniga watereta Miss nawe yagutereta nakubwiye ko Miss ari izina nshuti yanjye kandi ntunabyinjiremo cyane Miss ni izina urumva reka nze mwumvishe akavideo hano nifitiye hano kabisa sinzi niba mfiteho mega zihagije
ariko ni kumwe n'umukire hano bita Habibu ahita sharinga mu n'ikibazo uwo bita Pastor Claude reka nkumvishe hano unyibwire nawe kubyumva rwose uyu mugabo ashobora kuba wamurenganyije unyumvire umbwire niba atamurenganyije shyira hejuru kuri mikoro abantu bararambiranye muri social media ntabwo ibi bintu birirwa barimo ni abantu bakuru none urumva n'izo title zitangira ngo ni Pastor Mutesi Pastor Claude birirwa baterana amagambo ameze kuriya birarambiranye pe kandi abantu ntabwo turambiwe kumva bira biganiro byabo bimaze kujya ahantu abantu njye nibaza buriya iyo batashye abana bakabaza ati akazi kagenze gute wirute basubiza bate avuga ko bakoreye amafaranga bayabonetse akenshi usanga umwana wazamutse gutya adafite n'ubushobozi bwo kukubaza icyo kibazo nyine nawe kuko biragoye no kwemeranya ku burere ahabwa n'ubundi turabihanangiriza rero n'abandi bakora nkabo turabihanangiriza iyo umuntu abarebye bari abantu ubona ari abantu bakuze bakagombye kuba bafatirwaho icyitekererezo ariko urugero batanga muri social media biratangaje niba ari biri urabyumvise ushiriwe nutangiye kumanika imbabura inamaga zishize urashiriwe okay ese ibyo ni ibiki nyine wabyumvishe ko umukuru wa RIB yamaje kuba yaha warning Pastor Claude ago bemerewe kongera gupastinga asa nawe no gupasta oya bira bintu baba ari ibiganiro Pastor Claude ajya gakora bitandukanye hari ubira kwa ko najya gataka Pastor Mutesi akaza kabango Pastor Mutesi ngo yaransabye ndamwima ngo Pastor Mutesi akaza ngo runaka oya Pastor Mutesi akabango Pastor Claude yaramusabye ibintu nk'ibyo tukiranga Pastor Claude umufata gute ubundi wowe Pastor Claude sengeye ibintu bya pasteur bangiye reka nkubwire mama ntazi ibyo ari byo ni ibintu udahereza agaciro reka nta n'umwanya nabona ko yako nabo ubwabo baravangiwe mu mutwe bashobora kuba birirwa mu nsengero kenshi ntibabone uko baryamana n'abagore babo barangiza izo stress zose zo kutarangiza bakaza kuzitura mu bantu ubona se Pastor Claude yarakwiriye kuba yakwirwa yahabwa warning nawe bitewe no biganiro byo ujya ubona kuko agira ibiganiro byigisha cyane hakagezanamo n'ubugoryi reba nko kuri Vavadora Imbogo ajya kuvuga ngo uriya sanduku ngo bamushyinguyemo ngo iyo bayihorera ngo bakagura ihendutse ngo amafaranga agatunga abana nkaho yari asanzwe abatunze awe haragezanamo ibintu by'ubugoryi nyene mpamvu marashaka no kunabivugaho cyane nkabyihorera yego tuhita tugaruka kuri Fata ku Mavuta abonye ko nawe muri ubu ngubu yajyanwe mageragere ndabona abanyamakuru bose barangirijwemo ntago ndimo jabwa bwaranka barabuharuze icupa no kuri kw'Imana ubundi bwari bwarakunaniye kubwivanira uraje urabona iso ndabanzize kinyene umusesenguzi nawe nabyakaze nyamara uri kubona bitaguteye ubwoba ibintu biri kuba hano hanze jange ntabwo bamfite pe gusa nyine bundi aba YouTubers babaye benshi bagomba kugabanyamo gake iyo urebye wenda ibiganiro bya Fata ku Mavuta yakoraga sibyo nimwe mu biganiro agiye akora hari abantu benshi ari kuza hano hanze bakamurwanya bamwe bati yarakwiye gufungwa ngo agiye yibasira The Ben cyane yarakwiye gufungwa ngo yagiye yibasira imiryango cyane wowe ubona byari bikwiriye ko yatabwa muri yombi cyangwa se wowe bibona gute kwanza je rero reka nkubwire mba mbona ukuri kuryana mu matwi ariko nago yakaba yafungwa pe none se ko yasesenguraga kandi ugasanga ibintu ari kuvuga nubwo ari kwinjira mu miryango y'abandi ariko biri kugonganamo ahubwo wabazwa nuko abatahanze bavuze ati tumwikize kugira ngo areke kujya guma dusebye yego cyo kintu cyiza wabonye kuri pe twikomereze rero twigarukiye kuri Baritazari wacu ariko uriya mugabo banza nawe wamukunze uriya mugabo sinamukunze ahubwo uriya mugabo anukanga ari trend ahantu hose ahantu hose uri guca uri gusanga abagabo benshi bari kwitwa ba Baritazari n'ujya no kuri uyu mugabo rero wangaruye kuri kamera ntaranakira yego jewe navuze ati uyu mugabo ngomba kuza kugira uti kumuvugira ku bijyanye no kuba yararyamanye n'abagore benshi icyo namugaye ni icya video gusa ariko abagore 400 nta birenze agomba kuryamana nabo ahubwo agomba no kurenzaho irindi 150 bakuzura ati gute
we niwe wamenyekanye ariko ababikora nibo benshi. wazarekera kuryamana n'uzuza umubare wa uretse mbanze nsobanure Yego, mushiki wanjye nshaka kuvugaho. Amaroji aba mu gihugu ni menshi ajyamo abagore gusa cyangwa bajyanamo n'abagabo. Ubundi nuko sime zitavuga nizo zagiye zitanga ubuhamya zikavuga ati umuryango uyu winjiyemo umugabo uyu n'uyu mugabo aje inshuro izi n'izi. Buri uzanye umukobwa wo muri road ukamushyira hanze ukamutondeka abagabo muri iyo karitsiye yakubwira ati uyu nguyu ahora aza ndamuzi mpora mubona ni umukiriya. yego Rero bimuserereza ngo kuva ngo Yesu we ngumva ngo wagira ngo waryamanye na Baltazar. Niyo nkuru iri hanze urajya kumva umuntu niba wivugiye akantu agatavuga ngo gusa ngo jyango nawe Baltazar mwararyamanye. Kubera iki? hano se kuvuga ngo waryamanye na Baltazar nyine urakuvuga nk'akantu ukumva undahise aca undi mugani ngumva ngo wagira ngo waryamanye na Baltazar. none mwene Baltazar noneho umuhungu nawe ubwo ni mwene Baltazar. okay ejo bundi uramamagara wiboneye Jackie yateye ivu iri kumbaza byinshi wagize ishyari kubona Jackie yagutanze gutererwa ivi. Ngewe rero reka nkubwire ibintu byo ku masosho media nsigaye mbona twakundanye twashwanye byagenze ute nka byandi byaba Juno na bajuweze sinkimwumva kandi yari yarasaze sinari nanamuhariye ko ndaje ndubura dosiye. Ese ko yatsinzwe nawe ubwo tugiye gutangira bundi bushya. Urashaka umuhungu guterera ivi? Mfa yewe ne sara umuntu wanga ivi. Share ivi riraryoha. Ngo nawe ushaka umuntu guterera ivi? Gukomana bikomeye cyane ahubwo ngiye mba numva noneho yanariterera downtown ku izina ry'Imana kugira ngo abantu bose babimenye. Downtown bari umukene umuntu ujya kugutera ivi mu muhanda aba yabuze ubushobozi bwo kugusohokana ahantu harenze cyo na mabije arenze. Kibazo rega kunsohokana ashobora kuza abantu bake bitewe nuko ntaramenyekana cyane ngo mbenzwe n'abantu benshi. Baze bake ariko b'inshuti za sare ikibazo. Oya shamba nshaka ko isi yose ibimenya. Ko bagutereye ivi? Ubona hari indi muntu watereye ivu umukobwa ujya kuri kamera akavuga ko byibuze nawe byabaye ibibazo ukarengeje mu 100. None se waterera ivi sugi? Hiwe ahubwo waba ugize amahirwe ubonye ubyemera ni nabwo wari muterera utuje ukavuga ati ubwo ngubwo yarazihaze nta mururumba waza afite. Biba bicanganye ibyawe rwose. None se Mimi ubu ngubu wagarutse kuri channel yawe ugiye gukora bimeze bite? Byaca nanjye byo ndaba mbyihoreye ntago nta gisubizo ndi buguhe kuko muri no minsi ndarwaye ntago ndakira urumva ko n'umwuka uracyari muke. Biransaba kubanza nkaruhukamo nk'icyumweru. Ntabwo uratangira kugira abakunzi ariko bajya bagira gutyo bakagutamo n'uduciro bagatuye umukobwa reka tumuremere dore ngo shabo bo ntabo byihorere ariko reka nkubwire siri ngiye gushaka sheri